Tangiranye umukobwa yinjira muri hoteli agahura n'umusore, umusore akabamenaho icyo kunywa, umukobwa akamubaza ati ibi ni ibiki ukoze? Umusore yitwaga Kesi agatangira kugerageza kumusaba imbabazi, agatangira kumubaza ati izo mbabazi zawe se ziramfasha iki? Zirampindura imyenda cyangwa zirampanagura? Umusore akavuga ati ariko unyemereye najya kukugurira indi myenda mishyashya. Umukobwa akamubaza ati ufite amafaranga se? Kesi akamubwira ati mbabarira unyemereye gato nakugura indi myenda ugahindura, ntegereza gato ndaje. Kesi agahita ajya kumugurira indi myenda yihuse cyane. Muri ako kanya hakaza undi mukobwa wo guhanagura aho Kesi yarameneye uwo mukobwa icyo kunywa. Muri iyo minota mike Kesi nawe akaba aragarutse azanye agapfunyika karimo imyenda. Kesi agahereza uwo mukobwa ku gakapu, umukobwa akagafungura yakuramo ikanzu akishima cyane akamubaza ati ese wari usanzwe uzi neza ko nkunda iri bara? Kesi akamusubiza yitonze ati ntabwo nari mbizi ko ari ryo bara ukunda, ahubwo nuko natekereje ko ari ryo bara ryakubera. Kesi agahita amuyobora ati aho wajya guhindura ngariya itanagukwiriye wanyemerera nkajya kuhinduza nta kibazo. Umukobwa agahaguruka akajya guhindura imyenda, yamara kuyihindura akagaruka neza neza yamukwiriye wagira ngo bari basanzwe baziranye. Akegera Kesi akamubwira ati urakoze, ese iyi myenda waba wayiguze angahe? Kesi akamubwira ati ntugire ikibazo nta mpamvu yo kuba wansubiza amafaranga. Umukobwa agaseka akamubaza ati ni gute umusore nkawe w'umukene wafata amafaranga uguze imyenda nk'ingiyi ukambwira ngo sinyagusubize? Undi akamubwira ati njye ndi umugabo, kwita ku mugore ni inshingano zanjye. Kesi agahita amubaza ati ese uricara hariya cyangwa hano kugira ngo ngire icyo nkuzanira? Umukobwa akamubwira ati ndicara hano, hari umuntu ntegereje. Umukobwa yajya kwicara akamubaza ati nyihanganira, ese witwa nde? Umusore akamubwira ati nitwa Kesi. Umukobwa akamubwira ati unyihanganire Kesi ku byabaye byose. Kesi akarekana n'umukobwa agasubira mu bye. Mu gihe Kesi yari ari gutaha ahura n'undi mukobwa wagize ikibazo cy'imodoka yamupfiriyeho ku muhanda. Akamusuhuza akamubaza ati ni ikihe kibazo imodoka yawe yagize? Umukobwa akamubwira ati ntago mbizi ndi kugerageza guhamagara umukanishi. Kesi akamubwira ati hoya nta mpamvu, ese waniza urufunguzo nkagufasha? Umukobwa akamuhereza urufunguzo, Kesi akinjira mu modoka akagerageza kuyicana. Kesi yamara gucana akamubwira ati ikibazo cy'imodoka yawe kiri kuri batiri. Agafata akantu ku ruhande akakaza batiri, yarangiza akamubwira ati ngaho injira ucane imodoka yawe. Umukobwa akatsa imodoka ikaka akishima cyane agasohoka amushimira cyane. Kesi akamubwira ati ubwire umukanishi wawe ntirirwe aza kuko nabikoresheje amaboko nta kibazo. Umukobwa akamubaza ati umenya gute ko ikibazo kiri kuri batiri kandi nta modoka ufite? Kesi akamubwira ati ni inkuru ndende. Umukobwa akamubaza ati ese wambona umwanya niba byashoboka kugira ngo tuganire? Kesi akamubwira ati nta kibazo. Umukobwa akamubwira ati wakwinjira mu modoka tukagenda. Bamara kuganira umukobwa ageze mu rugo, akagera mu rugo yishimye agatangira kubwira mukuru we ati nahuye n'umusore mwiza w'ibogari yanyemeje. Mukuru we akamubaza ati ko mbona wabishyushyemo, urabona wakundana n'umusore w'umukene uko nkuzi? Uyu mukobwa waganirizaga mukuru we bamwitaga Violette akabwira mukuru we ati ibyo byose igihe mwahereye mubimbwira ndashaka gukora test nshyashya ku basore nka bariya. Mukuru we bikamutangaza cyane ukuntu yaba yahuye n'umusore mwiza nk'uwo nguwo akamutwarira umutima. Violette agakomeza kubwira mukuru we ati aba yari n'umugabo nifuza ko njye twakundana akambera umugabo njyenyine. Gusa mukuru we mwibuke ko nawe yari yahuye n'umusore akamwishimira muri hoteli, gusa ntabwo yari azi ko murumuna we yari ari kumubwira ari we nawe bari bahuye ari we Kesi. Uyu mukuru we yaganiraga ibi byose bamwita Scarlett, nawe agatangira kumubwira ibyamubayeho muri resitora. Gusa murumuna we yari azi ko afite umukunzi akarakara cyane akamubaza ati ese abite byawe na Mike mwararekanye? Undi akamubwira ati Mike namusanze ari kumwe n'undi mukobwa ndamureka baragumana naramwiyoreye twaratandukanye. Rero kuva naramuretse narekeye aho ngaho ibintu byo gukundana hashize nk'ukwezi kose. Agatangira kubwira murumuna ati njye ndambiwe abagabo batazi kwita ku bakunzi babo bakabasharinga n'abandi bakobwa. Ati njye ndifuza umugabo uzankunda njyenyine tukabana nta wundi muntu amvanga nawe. Ati niyo mpamvu mbwa ko uyu munsi nawe n'umusore, uwo musore yamfatiye umutima burundu. Ku munsi wakurikiyeho Violette yagiye guhura na Kesi bakicara ahantu bari kuganira. Violette akabaza Kesi ati ese ukora akahe kazi? Kesi akamusubiza ati ngewe nkora akazi akariko kose sindabona akazi kajyanye n'ibyo nize, gusa ko hagati aho ndifuza kuba umuntu ukomeye. Violette akamubaza ati ese wize iki? Kesi akamubwira ati nize icungamutungo kandi naje muri class ya mbere muri first class. Violette akamubwira ati mfite inshuti yanjye ndaza kuyibaza ko yaganira na papa wayo tukareba ko baguhamo akazi muri kampani kuko bafite kampani nyinshi. Kesi akamushimira cyane. Ku rundi ruhande mukuru wa Keti Scarlett yari yagiye kuri hoteli aho yari yahuriye na Kesi. Akabaza manager ati ese nabona Kesi? Manager akamubwira ati Kesi yaretse akazi. Umukobwa bikamutungura cyane akamubaza ati ko naje icyumweru gishize nkamusanga aha. Manager naramubwira ati icyo cyumweru gishize koko ni nacyo yahise asezeramo icyo ngicyo. Umukobwa akamubaza ati ariko si ku mpamvu z'amakosa yakoze? Manager ati hoya nta makosa yigeze akora. Scarlett akagerageza kubaza uburyo yabonamo Kesi. Manager akamubaza ati ariko nizere ko nta kibazo kirimo. Scarlett akamubwira ati hoya nta kibazo
kibazo nuko ari inshuti yanjye nifuza ko twahura gusa. Urundi ruhande Cassie na Violet bari bakiri kuganira, Cassie telefone ye igasona akabaza Violet ese nakwitaba nta kibazo. Violet akamubwira ati hoya nta kibazo wakwitaba. Cassie akitaba akabaza ati ese ndavugana nande, kumbe n'umuvandimwe wa Violet. Scarlett akagerageza kumwisobanura akamubwira ko ari wa wundi yaguriye imyenda igihe bamenagaho icyo kunywa, akamubaza ati ese uyu munsi twabonana. Cassie akareba Violet mu maso ayanza akamubwira ati uyu munsi ntibyakunda cyakora wenda bishobotse ejo. Violet akamubaza ati ati se naba nemerewe kukubaza uwo mwavuganaga, ati se ninde? Undi akamubwira ati ni umukiriya. Akamubwira ati ati ni umukiriya. Barangiza bagakora cheers bagakomeza bakiganira, ikiganiro cyabo kikaryoha cyane. Nyuma yaho Violet agatwara Cassie akamugeza mu rugo aho yari atuye. Cassie akagerageza gushimira Violet kuba yamusohokanye. Violet akamubaza ati ese wanyemerera kwinjirira iwawe? Cassie akamubaza ati urumva byaba ari byo byiza? Violet akamubwira ati ndakwinginze ndumva nshaka kuhareba ahantu waba utuye. Cassie akemera Violet ko bajyaniwe. Violet yahagera akahishimira cyane akavuga ati mbega kuntu ufite imitako myiza. Cassie akamubaza ati ese nkwakiriza iki? Violet akamubaza ati ese icyo ari cyo cyose nagerageza kugusaba wakima? Cassie akamubwira ati nagerageza kugishaka. Muri ako kanya Violet akamwegera agatangira kumusoma ku minwa ye. Cassie nawe kwihangana bikamunanira akahita amwegera bagakomeza bagasomana, gahunda igakomeza mpaka mu cyumba. Mu gitondo Cassie na Violet bakiryamye hakaza umuntu agatangira gukomanga ku muryango. Kumbe yari nyiri mazu wari uri gukomangira Cassie aje kwishyuza amafaranga y'ubukode. Cassie agatangira kumwinginga ati muzehe ndakwinginze mbabara unyongeze iminsi mike ntago ndabona amafaranga. Umusaza akarakara cyane akamubwira ati umaze amezi 3 utanyishyura, rero ndagira ngo undekere inzu yanjye uve mugende. Umusaza akamuha amasaha 28 akamubwira ati nubu utarambona amafaranga ndashaka kwita unsohokera mu nzu byihuse. Umusaza agasohoka akagenda, Cassie agasigara yibaza ahantu ari bukure ayo mafaranga. Muri ako kanya Violet nawe yari amaze kwambara ari kumanuka mu cyumba akamubaza ati ni ikihe kibazo gihari ko mbyutse numva hari urusaku rwinshi. Cassie akamubwira ati nta kibazo gihari. Violet akamubwira ati buri kimwe cyose nacyumvishe ahubwo mbwira ni amafaranga ngahe ariko kwishyuza kugira ngo nkwishyurire. Gusa Cassie yari ameze nk'adashaka ko bamwishyura, yanze akamubaza ati ese amafaranga yose nakubwira wahita uyishyura? Umukobwa akamubwira ati ntugire ikibazo ndakoreza amafaranga yo kwishyura ndetse n'andi wasigarana ukifashisha mu bindi bibazo waba ufite ku ruhande, njye nta kibazo mfite. Ku munsi wakurikiyeho Cassie akajya guhura na Scarlett kugira ngo baganire. Umukobwa akabwira Cassie ati ndifuza ko twaganira ibintu biri serious. Cassie bikamutungura cyane. Scarlett akabwira Cassie ati ikintu cya mbere numva nshaka kukubwira ni ukuntu nagukunze ku munsi wa mbere twahuriyeho. Ati kuva uriya munsi mura nkwiyumvamo nk'uwakubonye ejo. Gusa Cassie ntagire byinshi abivugaho. Ku munsi wakurikiyeho Cassie yari yabonye akazi akaza agahamagara umukunzi we. Umukunzi we yari mu gikoni. Umukunzi we akamubaza ati se byagenze bite? Cassie agashimira umukunzi we Kate ko yaravugishije inshuti ye ikamufasha kubona akazi. Bakishima cyane maze Cassie agatera umukunzi we akamubaza ati ese ngukorera iki? Umukobwa akamubwira ati ndashaka ko tujya hejuru mu cyumba ukanyihera urukundo rwanjye. Cassie agatera umukunzi we neza akamujyana hejuru kujya kumukorera ibyo yaramusabye, ni ukumuha urukundo namwe murabyumva. Scarlett ku rundi ruhande yari ibereye mu rugo atuje akajya kumva umuryango urafungutse, yareba agasanga ni murumuna wabo uvuye ku ishuri ugarutse. Uwo murumuna wabo bamwitaga Luna. Luna yararangije amashuri. Scarlett akishima cyane kumubona agarutse avuye ku ishuri arangije. Luna akamubaza ati ese mukuru wanjye Violet ari? Kumbe Violet nawe yari kumanuka mu cyumba yari yamwumvishe ko aje kumusuhuza yishimye cyane kubera ko yari yumvishe ijwi rya Luna. Akishima cyane, ubu ngubu aho yari abavandimwe batatu. Umunsi wakurikiyeho Cassie ari kumwe na Scarlett mu cyumba. Scarlett akamubaza ati ese birthday yawe izaba ryari? Cassie akamubwira ati mu kwezi kwa 10. Scarlett akamubaza ati itariki zingahe? Cassie akamubwira ati itariki 13. Scarlett bikamutungura akamubwira ati ko numva atari kure wambwira ikintu icyo ari cyo cyose wumva ushaka nkazakikugurira. Umusore akamubwira ati hoya nta mpamvu nagomba nshaka kugutera stress. Scarlett ati sawa nzakwitungurira. Ku munsi w'amavuko wa Cassie, Scarlett yari yamuguriye imodoka mu buryo bwo kumutungura. Cassie akishima cyane kubona yarakunzwe kugeza naho bamugurira imodoka. Ku rundi ruhande mu rugo Violet yari ari kumwe na Luna. Violet yari yashyushye umutwe ku isabukuru y'umukunzi we kubera ko umukunzi we atafataga telefone. Murumuna we Luna akamubaza ati ese ikibazo ni ikihe? Violet ati ni gute muhamagara ku munsi w'amavuko ntashaka gufata telefone? Simbyumva habe namba. Luna akamubwira ati we tuza wasanga ari n'ikibazo yaba yahuye nacyo ntubimenye. Luna akagira inama mukuru ati ahubwo wagerageza ukamusanga mu rugo we wasanga ariho yibereye afite ikibazo ukajya kureba ko nta kibazo yaba yagize. Birumvikana ko Luna yagombaga kuva iwabo akajya kwa Cassie kureba ko yabona umukunzi we. Gusa nkwibutse ko atarazi ko mukuru we Scarlett ariho yarari kandi yaraguriye n'umukunzi we imodoka. Violet akitegura akagenda mpaka mu rugo kwa Cassie. Akigera ku muryango agasanga hari imodoka itatseho ibipirizo, indabyo, ibintu bitangaje cyane bikamutungura ariko ntabitindeho kubera ko we yaramuzaniye keke ndetse na champagne. Akibaza umuntu waba wamuzaniye imodoka
gusa ntabitindeho cyane. Mu nzu mo imbere ho Casey yari ari gushimira Scarlett kuba yamuguriye imodoka ku munsi we w'amavuko. Violet aho yari ari hanze ari kwibaza ku by'imodoka gusa ntabitindeho, akahita yinjira mu nzu ari guhamagara ati baby. Akigera muri salo agatungurwa no kubona mukuru we Scarlett ari kumwe n'umukunzi we. Akikanga akarekura champagne na cake yari afite mu ntoki bikagwa hasi. Akibaza ati nibiki biri kuba hano, agasohoka yirukanka. Scarlett agahaguruka akiruka inyuma ya murumuna we amuhamagara gusa murumuna we akanga guhagarara. Casey nawe agahaguruka akaberera mu idirishya gusa akabona ko ahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Akibaza ati ku munsi nk'uyu wambaye imodoka, akitekereza akabura icyo yabikoraho. Murumuna wabo Luna aho yari yicaye muri salo ari kuri telefone akabona mukuru we Violet arinjiye yarakaye ari kurira cyane. Mu gihe Luna yari ari kwibaza ibibaye akahita abona na mukuru wabo Scarlett nawe yinjiye ari gusakuza cyane. Ari guhamagara ati Violet. Luna akabaza ati ese habaye iki, bigenze bite? Aho Violet yari ari mu cyumba ari kurira akabona mukuru we ahise yinjira. Mukuru we akamubaza ati ese nibiki biri kujya mbere? Undi akamubwira ati Casey ni umugabo wanjye. Mukuru we Scarlett akarakara cyane akabwira ati reka ubwo bugoryi, ndagira nkumenyeshe ujye kureba umukunzi wanjye Casey ni umukunzi wanjye. Agahita asohoka. Luna akabaza ati ese bimeze bite ko mbona muri gushwana umugabo umwe? Maze Violet akamubwira ati njye ni umugabo wanjye. Luna bikaba ngombwa ko mwegera ku gitanda kugira ngo amuganirize. Ku rundi ruhande naho kwa Casey umutwe wari wamuriye ari gutekereza ibintu byinshi cyane. Ku rundi ruhande Violet yaratangiye kubwira murumuna we Luna ukuntu yasanze mukuru wabo ari kumwe n'umukunzi we mu nzu yabo. Ku rundi ruhande Scarlett akahita agaruka yihuse kwa Casey aho yari ari kumwe n'inshuti yiwe yindi. Scarlett akahita amubwira ati sinshaka kukubura, gusa nsobanura ese niki upanga n'umuvandimwe wanjye. Casey agatangira gushaka kwisobanura amubwira uburyo Violet ari inshuti isanzwe tu. Muri ako kanya Violet nawe akahita yinjira bitunguranye. Akahita abaza ati nibiki? Ati Casey uri kunyita ngo ndi inshuti yawe? Casey bikongera bikamucanga akabura icyo avuga. Scarlett akabaza murumuna we ati wowe urashaka iki ahangaha? Murumuna we nawe akamubaza ati ese wowe urashaka iki ahangaha? Scarlett akamubwira ati njye ndi mu nzu y'umugabo wanjye. Murumuna we akamubwira ati iyo nzu uri kuvuga ko ari umugabo wawe ni njye wishyura ubukode bwayo. Casey bakamubaza ese ninde mukunzi wawe hagati yacu? Casey akabura icyo asubiza. Violet akabwira mukuru ati sohoka muri iyi nzu byihuse vuba vuba ni njye uyishyura. Scarlett bikamubabaza cyane gusa murumuna we agakomeza akabwira ati sohoka muri iyi nzu ni njye uyishyura, akamusohora vuba vuba shisha itabona. Violet yamara gusohora mukuru we agafunga umuryango akirutsa, yarangiza agahamagara Casey ati Casey, yarangiza akicara iruhande rw'umuryango agatangira akarira. Casey agafata Violet akamwicaza mu ntebe agatangira kumusobanura ati umbabarira n'ukuri ntabwo nari nzi ko ari mukuru wawe. Ati yamamagaye yambwiye ko aje kunsura bisanzwe, ageze mu nzu atangira kumfosinga kunsoma. Ati n'ibibazo byose byaturutse. Violet akamubwira ati ndagukunda cyane Casey, sinifuza kuba nakubura, sinifuza ko ibintu nk'ibi ngibi byakongera kuba kubera ko ndagukunda cyane. Casey akamubwira ati rwose ntago bizongera kubaho. Ku rundi ruhande Scarlett nawe mu rugo nta kuryama arazenguruka hirya hino yibaza ibintu byinshi cyane. Mu kanya katarambiranye murumuna we akaba arinjiye akamubwira ati sinshaka ko untesha umutwe. Scarlett akamubwira ati urashaka kuntwara umugabo none uri kumbwira ngo ntuze? Bagatangira gutongana hagati yabo buri wese abwira undi ngo namurekere umugabo we. Luna acyumva urusaku rwabo akahita amanuka hasi kuza kureba ko yabakiza. Gusa bagakomeza batongana buri wese ari kuvuga ko uriya Casey ari umugabo we n'undi ati nanjye n'umugabo wanjye benda kurwana. Hamaze gucaho iminsi 3 ibyo byose bibaye, Scarlett yicaye mu cyumba cyiwe ari kwibaza ku byamubayeho na Casey kubera ko yari yakundanye n'abagabo benshi ariko bose bagatandukana nuko bamucaga inyuma. Ariko icyo gihe Casey we kumwikuramo byaramunaniye akibaza icyo yakora cyamuyobeye. Agakomeza no gutekereza ati sinareka murumuna wanjye ngo ntware umugabo wanjye nkunda cyane. Muri ako kanya Scarlett akahita asubira kwa Casey. Casey akimubona akahita ahaguruka vuba vuba yihuta cyane. Scarlett akaza akamwegera akamuhagarara iruhande akamubaza ati ese urashaka imodoka cyangwa se ntayo ushaka? Casey akamubwira ati ndayishaka. Umukobwa akamubwira ati ese niba uyishaka ese kuki untendeka? Scarlett agatangira kumusaba ati Casey, mutima wanjye uri kungiye cyane ku buryo ntiteguye kuba nakubura kubera ukuntu ngukunda. Mu gihe yamubwiraga ibyo Casey yaramwitegerezaga nta kumukuraho amaso. Scarlett mu gihe ari kumubwira ibyo akahita afata Casey agatangira kumusoma. Casey kubera ukuntu nawe yari amukumbuye kandi ashaka n'imodoka akahita akomeza akamusoma akamuterura akamushyira mu ntebe. Ku munsi wakurikiyeho Luna yari ari mu modoka ari kumwe n'umutaximen. Umutaximen ahagaze mu muhanda Luna akamubwira ati ntago ari ahangaha wagombaga kunsiga. Umutaximen akamubwira ati ndashaka kujya kwihagarika. Agasohoka agiye kwihagarika kumbe ku rundi ruhande Casey nawe yari aparitse imodoka ari kwihagarika.
Runa agasohoka mu modoka agatangira kubwira umutaximen ati ibi bintu uri gukora ni amakosa. Muri ako kanya umutaximen akahita amutunga imbunda akarasa hejuru agasaba imbabazi. Casey akahita yinjira mu modoka yihuse cyane. Kumbe shoferi yari umujura yashaka ko Runa amuha telefone ndetse n'ibindi bintu byose yari afite. Umushoferi akarasa ku ruhande Runa akahita agwa igihumure. Umushoferi agafata ibintu byose Runa yari afite akinjira mu modoka akahita agenda yihuse cyane. Nimara kuvaho Casey akazana imodoka agaparika iruhande rwa Runa aho yari yaguye, maze agaterura Runa akamushyira mu modoka akamutahana iwe. Ku rundi ruhande mu rugo kwa Runa, Scarlett yageragezaga guhamagara nimero ya Runa ariko nimero ya Runa nticemo. Scarlett agahangayika cyane akibaza icyabaye kuri murumuna we. Violet muri ako kanya akinjira. Scarlett akamubaza niba yaba yigeze avugana na Runa cyangwa se yaba azi ahantu ari, undi akamuhakanira. Maze Violet nawe agafata telefone akagerageza guhamagara Runa, gusa telefone ya Runa nticemo ntiboneke ku murongo. Mu gitondo Runa amaze kwicura akabyukira mu cyumba abona atazi. Yareba ku ruhande akabona hari ifoto y'umugabo, akagerageza kubyuka vuba vuba ngo arebe ko yatoroka, kubera ko yatekerezaga ko yaba yashimuswe. Naho Casey yari yaraye muri salo areka Runa ngo yirarire mu cyumba wenyine. Runa amanutse abona Casey muri salo, agerageza kumanuka gake ngo agende atamwumvisha. Ageze ku muryango asanga umuryango yawufunze. Naho Casey yari yafashe urufunguzo arushyira ku meza iruhande rwe. Runa atangira kugenda gake gake yomboka kugira ngo arufate atamwumvishe. Ku mahirwe make akirufata rugasakuza, Casey akahita yicura. Runa agashaka kwirwanaho, Casey akamubaza ati urakora ibiki? Ati ninjye wagutabaye nijoro. Maze Runa akicara na Casey agatangira kumusobanura ibintu byose byabaye mu ijoro ryakeye. Ni nabyo byatumye nkuzana iwanjye, gusa ntacyo nigeze nkora, niyo mpamvu nagusize nkaza kuryama hano muri salo. Maze Runa akamushimira cyane byimazeyo, maze akamubaza ati ese naba nemerewe kuba nagenda? Casey ati yego wemerewe kugenda, gusa wanyihanganira nkahindura imyenda maze nkaba nakugeza iwanyu. Runa ati nta kibazo, maze Casey akajya guhindura imyenda kugira ngo arebe ko yaza akamutahana. Casey akamujyana maze akamugeza imbere y'igipangu cy'iwabo. Runa agashimira Casey cyane, Casey akamubwira ati nta kibazo, maze Runa agasohoka mu modoka maze akamupepera. Casey nawe agasubira iwe. Naho mu rugo kwa Runa, mukuru we Scarlett yari akigerageza guhamagara telefone ye gusa atari kuyibona ku murongo. Muri ako kanya akahita abona Runa arinjiye. Akimubona akamubaza ati niki cyakubaye ko twakubuze? Undi akamubwira ati ndagusobanura buri kimwe cyose cyambayeho n'ubufasha nabonye nitugera mu nzu. Ku rundi ruhande kwa Casey, Violet yari kumubaza impamvu imodoka yaguriwe na Scarlett ikiri aho ngaho iwe. Casey akamubwira ati njye nta modoka ngira, rero kubera iyo mpamvu yabaye yintije ngo mbe nyifashisha mu gihe ntarabona iyanjye. Violet akamubwira ati impamvu nk'izo sinshaka kuzumva, ahubwo ndaba ngutije iyanjye aba ari ukoresha mu gihe nta yindi urabona. Casey akamubaza ati ese kuki ushaka kumpa iyawe kandi hari indi ndi gukoresha? Violet akarakara akamubwira ati sinshaka kumva impamvu izo arizo zose zatuma nongera kukumva ko wasubiye mu buraya. Casey akamubwira ati hoya ntago ari impamvu z'uburaya. Mu gihe ari kumusobanurira ibyo hagahita hagira umuntu uri gukomanga ku muryango. Yajya kumukingurira, Violet akamubuza ati hoya reka aba ari njye wigirayo. Yafungura umuryango agasanga ni mukuru we Scarlett. Violet akimubona akamubwira ati nta soni ugira wowe, urashaka iki mu nzu y'umugabo wanjye? Scarlett akinjira agana aho Casey ari. Violet akamukurikiza amagambo menshi akomeza amubaza ati ese nicyo ushaka muri iyi nzu ko ari njye uyimwishyurira? Scarlett nawe ati nawe mfite amafaranga yanjye namuguriye inzu ye. Kuri ako kanya bakaba batangiye gutongana. Ku ruhande Casey we yari atuje ariko bumvira, bagakomeza gutongana bashaka kurwana. Casey agahaguruka ari kubakiza. Muri ako kanya Scarlett agahitamo kugenda agasiga Violet na Casey bonyine mu nzu. Violet aho agarukiye mu rugo asanga Scarlett yicaye muri salo amutegereje. Akihagera agahaguruka akamubwira ati sinifuza kongera kubona biriya bintu biba hagati yanjye nawe, dushwana umugabo wanjye, ndayifuza ko wamvira ku mugabo. Ndagusaba ko wajya kure y'umugabo wanjye, wibuke ko njye ndi mukuru wawe uri muto kuri njyewe. Undi ati nintabikora se urankubita? Undi ati ahubwo si ukukubita ndagukubita mpereye nona. Bagatangira ubwo bagatangira bakongera gutongana cyane. Runa aho yari ari mu cyumba akamanuka akaza kubakiza. Ku rundi ruhande Casey we yari yicaye ku maesikariye yumiwe. Muri ako kanya akumva umuntu arakomanza, yajya gufungura agasanga ni Runa, maze akamuha karibu bakicara, maze akamubaza ati ese nkwakiriza iki? Runa ati icyo ari cyo cyose nta kibazo. Casey agahaguruka akajya mu gikoni akareba muri firigo akamuzanira ji, maze Runa akamubwira ati mu by'ukuri ikingaruye aha nari ngarutse kugushimira cyane ndetse no gufata nimero yawe, dore naguze telefone nshyashya. Casey agafata telefone akamuha nimero. Runa akamubwira ati abantu bafite umutima mwiza nkawe basigaye ari bake cyane. Muri ako kanya bombi bakitegerezanya mu maso bigatinda. Gusa Runa ntago yari azi ko Casey yari aziranye n'abavandimwe be, gusa umugabo yumvaga yakwifuza kuba ari kumwe nawe yari Casey. Maze guhera ubwo urukundo ruratangira, amanywa n'ijoro chat za buri kanya. Mu gihe bari gucatinga maze bapanga ko bagomba guhura, maze bategura gusohoka. Aho basohokeye baganiraga nk'abantu bamaze igihe kinini cyane baziranye.
Luna agakomeza amubwira ukuntu ari umusore mwiza w'umutima mwiza, maze Casey nawe akamubwira ati nanjye nishimira kuba naragize umukobwa mwiza nkawe, maze Luna agaseka cyane. Ku rundi ruhande mu rugo aho abavandimwe ba Luna bari bari, Scarlett na murumuna we nta n'umwe wari ukivugana n'undi, buri wese yakoraga ibye ku giti cye ndetse no guteka buri wese yatekaga ibye. Scarlett akaza agasunika murumuna we nta kumusaba inzira ngo ahite. Muri ako kanya intonganya z'uruca zikaba ziratangiye bari gupfa umusore gusa, maze murumuna wabo Luna agafata mukuru wabo mukuru ari we Scarlett agatangira kumuganiriza amwumvisha ko atagomba gushwana na mukuru we wundi bapfa umugabo. Scarlett akabwira Luna ati njyewe sinshobora kumureka. Luna mwibuke ko njye ndi mukuru, rero Violet niwe wagakwiye kumundekera. Maze Luna akajya no kwa mukuru we wundi ari we Violet, nawe akagerageza kumwumvikanisha ko atakomeza gushwana na mukuru wabo bombi, gusa nawe akamubera ibamba. Akamubwira ati Scarlett niwe ugomba kumureka kuko ni njye wamubonye mbere. Luna akamubwira ati uriya ni mukuru wacu mukuru, twakamuretse akabanza agashyingiranwa maze natwe barumuna we tukazakurikiraho nyuma. Maze Violet akamubwira ati genda umubwire nawe amureke ashaka undi. Luna ati namaze kuvugana nawe. Undi ati ehe yakubwiye ngo iki? Luna ati yabyanze. Undi ati niba yabyanze nanjye sinshobora kumureka. Luna bikamunanira kubumvikanisha. Ku rundi ruhande Casey yari kumwe n'inshuti ye mu kabari bari kuganira, maze inshuti ye ikamubaza iti ese hari umupango bafite wo kurekana na bariya bakobwa kuko nimutandukana uzaba umukene kandi bazakwaka byose baguhaye. Casey akamubwira ati njye nta kibazo, niteguye kuba umukene nta kibazo, kubera ko ukuri kuri maho njye ndi umugabo kandi umugabo niwe ufitemo amahitamo yo kwihitiramo uwo bazabana, kandi ukuri kwanjye numva nzabana na Luna atari n'umwe muri bariya bombi. Ku munsi wakurikiyeho Casey ari kumwe na Luna iwe. Casey akamubaza ati ko mbona ugaragara nkaho utishimye, byagenze bite? Luna akamubwira ati ni ibibazo bya bakuru wanjye, buri munsi bahora batongana nta n'umwe ucyumvikana n'undi. Casey akamubaza ati ese wambwira ikibazo ari ikihe bari gupfa? Luna ati ni ibintu biri aho gusa, ibaze ko bari gushwanira umugabo. Njye maze kurambirwa, ahubwo najya nkwisabire niba byakunda nizira n'iwawe mparuhukire nk'icyumweru kuko maze kurambirwa urusaku rwabo. Maze weekend yose Luna akayimara kwa Casey, maze Casey akabaza Luna ati ese mbaye nteye ivi nkagusaba ko wambera umugore wakwemera ko tubana? Maze Luna agatangara akamubaza ati ese ibyo bintu uri seriye? Casey akamubwira ati yego ndi seriye. Luna akamubwira ati ndagukunda sinabasha guhakana, ariko tumaranye ukwezi kumwe gusa, urumva wahita ubikora aka kanya koko? Casey akamubwira ati ukwezi kumwe tumaranye niko konyine utumye nifuza ko twabana ubuziraherezo njye nawe. Maze Luna akamubwira ati rero ubwo ni ngombwa ko ugomba kubanza ugahura n'umuryango wanjye. Casey ati ababyeyi bawe? Luna ati hoya ababyeyi banjye bapfuye kera. Casey akamubwira ati yo pole. Luna ati ahubwo ugomba guhura n'abavandimwe banjye kuko nibo tubana. Ku munsi wakurikiyeho Casey agasaba Scarlett ngo ko yifuza ko bahura. Scarlett akamubaza ati haraciye igihe kinini kuki utahamagaye ngo nze duhurire iwawe? Casey agatangira kumuganiriza amubeshya amwumvisha ko ibintu byose yamukoreye yagerageje kumwishyiraho mu mutima gusa bikaba byaranze, none akaba yifuza kumusaba ko barekana. Maze Scarlett akarakara cyane akamubaza ati umpamagaye kuza hano kugira ngo umbwire ubwo bugoryi? Maze Scarlett agafata agakapu ke akagenda arakaye cyane. Maze Casey agahamagara na Violet ngo nawe babonane. Ku munsi wakurikiyeho Violet akazinduka cyane. Casey yagera yamara kwicara, Violet agatangira kumubwira ati nari mbizi ko bizantungura, sinari nzi ko ari ukunguku uzantungura ugiye kunyambika impeta, yizane hejuru nta kibazo. Maze Casey akamubwira ati ariko njye nta mpeta ngiye kukwambika. Violet ati uvuze ngo iki? Casey akamubwira ati nagira ngo ushimire kuri buri kimwe cyose wankoreye, twagerageje gusangira buri kimwe cyose twari dufite, ariko sinifuza na rimwe kukubona ukomeza gushwana n'umuvandimwe wawe, niyo mpamvu nifuza kugusaba ngo turekane mu mahoro. Violet akamubwira ati hoya reka kunyinisha, ndabizi ko washaka kumva icyo mvuga, ahubwo nyambika iyo mpeta vuba. Maze umusore ati njye ndi seriye. Violet akumirwa akamana ukuboko, maze Violet agataha yarakaye mpaka mu cyumba kwa mukuru we Scarlett. Akinjira amubwira ati ibibazo byose niwe wabiteye ugatuma turekana, ese ni ibiki waba wamubwiye byatumye ahitamo kundeka? Ati nawe ntago uzigera ubana nawe. Scarlett bikamucanga, maze akamubaza ati ese nawe yagukatiye? Undi akamubwira ati reka iyo mikino ureke no kunyibarishwaho ubusa kuko urabizi. Scarlett ati ukomeza kumbwira ibyo kubera ko nanjye yampamagaye arankatira nkuko uje nawe bimbwira. Undi ati urambeshya. Scarlett ati ntago nkubeshya, dore yamamagaye mu gitondo cya kare ansaba yuko twahura. Maze bose bagatangira kwibaza ukuntu yaba yafashe umwanzuro wo kubangira ku munsi umwe, maze Violet akicara agatangira kubitekerezaho we na mukuru we. Ku rundi ruhande iwabo kwa Casey, Luna na Casey bari kwenjoyinga urukundo rwabo. Luna ari gufata udufoto adufotorwa n'umukunzi we Casey, maze Luna akaza gupostinga ya mafoto. Violet akaza kubona amafoto Luna yapostinze ari we murumuna we, maze akamuhamagara kugira ngo amubaze. Luna akaza maze akamubaza ati aha hantu mbona wafatiye ifoto ndabona mpazi. Luna akamubwira ati imitako yo mu nzu igikunda
gusa cyane. Sinzi niba ibyo bintu ujye ubimenya, kandi nagira ngo ubwe ko ejo umukunzi wanjye azaza hano kubasura. Maze ku munsi wakurikiyeho Luna akazana umukunzi we iwabo kugira ngo amwereke abavandimwe be bamumenye, maze agatangira kumubaza icyanywa kugira ngo ajye kukimuzanira. Casey akamubwira ati icyo ari cyo cyose, maze Luna akajya kumuzanira. Casey agasigara yicaye muri salo ari kureba televiziyo. Maze muri ako kanya Scarlett na murumuna we bakamanuka baje kureba umukunzi wa murumuna wabo. Bagera muri salo Scarlett agatungurwa cyane, na Violet nawe yamubona akikanga cyane. Casey nawe bikamutungura cyane. Muri ako kanya Luna akagaruka akababaza ati ese mwamuziranye? Scarlett akahita abaza Luna ati uyu niwe mukunzi wawe? Luna ati yego. Ese mwamumuzi umukunzi wanjye? Violet akamubwira ati uyu niwe mugabo wacu twaraga tukubwira. Luna kubyakira bikamunana akahita arekura ikirahure cy'amata yarazanye kikagwa hasi. Luna akajya mu cyumba agafunga akarira cyane. Bakuru we bari ku muryango bari gukomanga yanze kubakingurira, akababwira ati nimundeke sinshaka kuvugana namwe. Ku rundi ruhande kwa Casey yari yahamagaye inshuti ye akamubwira ati burya Luna na wa bakobwa ni umuryango umwe, ati Scarlett na Violet ni abavandimwe be. Maze inshuti ye bikayitangaza cyane ikamubwira ati rero niba ukunda Luna ugomba kumufata ukamubwiza ukuri kw'ibyabaye byose, kandi ukamubwira ko ari ukunda by'ukuri koko. Ku rundi ruhande mu rugo kwa Luna yari kubwira abavandimwe biwe yuko atwite. Bagatangara bakamubaza ati inda ni iyande? Akababwira ati inda ni iya Casey. Muri ako kanya bakahita bumva ku muryango hari umuntu ukomanze. Violet akamubwira ati karibu, kumbe yari Casey. Bakamubaza bati urashaka icyangaha? Violet yari yarakaye cyane. Casey akababwira ati nimumbabarire sinenzi ko mwese muri abavandimwe. Violet akamubaza ati uje kudusaba imbabazi kubera ko wamaze gutera inda murumuna wacu? Nibwo Casey yari amenye ko Luna atwite. Maze akabaza Luna ati uratwite? Mu gihe akibaza ibyo abavandimwe bagatangira kumutuka cyane bamubaza uburyo bose yabaterese kandi bose ari abavandimwe. Baramubaza bati ese twese nituba dutwite bizagenda bite? Casey akababwira ati icyari kinzanye hano kuza kubabwira ukuntu nkunda murumuna wanyu cyane, niyo mpamvu nje nkaba nemeye kuba ndi bujye ku mavi nkapfukama mbasaba imbabazi. Ndabinginze nkeneye ko mumbabarira. Mpagaze ku maguru yanjye yombi mbasaba imbabazi. Ndabinginze nkeneye ko mumbabarira. Luna akamubwira ati Casey ndagusabye mbabarira uve hano ugende. Bakuru ba Luna bakamubaza ati ntago wumva ibyo bakubwiye? Scarlett akamufata akamusunika akamubwira ati sohoka ugende tuvira aha. Iminsi yose Casey yahoraga ahamagara telefone ya Luna, gusa telefone ya Luna ntihagire uyifata. Akomeza agerageza nta gucika intege. Casey atangira kuba umuntu ufite ibibazo byinshi, atangira kwiyahuza amayoga. Muri ako kanya umuntu agakomanga ku muryango, kumbe yari inshuti ye ikinjira igafata ikirahure cy'inzoga ndetse n'icupa ry'inzoga igatangira kuvuga ati ibi bintu uri gukora ntago ari byo. Casey akamubwira ati we ntago ubizi. Inshuti ye ikamubaza ati ese kubera iki uri gukora ibi? Undi akamubwira ati nirukanwe ku kazi. Ati kubera iki bakwirukanye? Ati Violet niwe wari warakandangiye none niwe watumye bakankuraho. Casey muri ako kanya yari ameze nk'umuntu wabuze buri kimwe cyose. Muri ako kanya Scarlett akaba arinjiye akamubwira ati ndabona usa nk'umuntu ibibazo byarenze, ndashaka ko urufunguzo rw'imodoka yanjye. Casey akamubwira ati ngiriya hariya. Maze agafata urufunguzo akahita asohoka agafata imodoka akayijyana. Maze Casey agasubira kwa Luna agatangira kumusaba imbabazi amubwira ati nabuze buri kimwe cyose ariko sinifuza kukubura wowe ndetse n'umwana wacu. Casey akamwinginga cyane, gusa Luna ntiyashaka kumwumva, niko yahise yinjira mu nzu ndetse ahita afunga n'umuryango amusiga hanze. Muri ako kanya Violet akahita aza agasanga Casey ari ku muryango akomanga ahamagara cyane ati Luna. Violet akagenda akazana indobo y'amazi ashaka kuyamena kuri Casey. Casey akahita asohoka yiruka cyane. Ku munsi wakurikiyeho ari mu rugo akajya kumva umuntu ukomanze ku muryango, yajya gufungura agasanga ni Luna akamubaza ati umeze ute? Maze Casey nawe akamubaza ati ahubwo umwana ameze ate? Luna akamubwira ati ndagukunda cyane Casey, kandi nishimira ko waje mu buzima bwanjye, ariko njye n'abavandimwe banjye ntidushobora kuba inshuti mu gihe mvuga ko ugomba kumbera umugabo, kandi nifuza kubana nawe gusa biragoranye cyane. Luna yamara kumubwira ibyo byose akigendera, Casey agasigara nawe atazi ngo yakora iki, kubera ko yari amaze kubura byose, gusa yibazaga ukuntu azabona umwana we. Hashize iminsi mu rugo kwa Luna agahamagara abavandimwe akababwira ati hari icyo nshaka kubabwira. Ati icyo nshaka kubabwira muri ino minsi tumaze iminsi duca mu buzima bugoranye, kandi ikindi ababyeyi bacu twibuke ko bapfuye bakadusiga twenyine, gusa badusize twese bifuza ko tugomba kuba twishimye kandi dukundana nta n'umwe ushwana n'undi. Njye nagira mbabwire ko nkunda Casey kandi cyane, kandi Casey nawe akaba nkunda, akaba yarampisemo hagati yacu twembi. Nkaba nifuzaga rero kubabwira ati hagati yacu story za Casey tukazireka tugahongera tukaba abavandimwe tugakundana.
maze abavandimwe bakishimira kumva ukuntu Luna ari gushaka kubahuriza hamwe bakongera bakaba umuryango umwe. Maze Violet akamufata ukuboko akamuzana akamwicaza hagati yabo bombi. Hamaze guca amezi menshi Luna abyutse mu gitanda, kumbe kuri uwo munsi wari umunsi w'amavuko. Abavandimwe bakamutegura surprise, bakamumanura hasi kugira ngo amwereke ibyo bamuteguriye kuri surprise, maze bakamufungura amaso, akireba akabona ibintu byose babiteguye neza. Akireba ku ruhande akahita abona Cassie nawe arahari, maze akababaza ati uyu nguyu se arakora iki hano? Scarlett akamubwira ati murumuna wacu twe turakumva cyane, ati wowe uri umubyeyi utwite kandi umwana utwite akeneye kuba ari kumwe n'ababyeyi be bombi. Rero twe nk'abavandimwe bawe twabitekerejeho dusanga tugomba kukureka ukabana n'uwo ukunda. Violet nawe akamubwira ati rero muvandimwe wanjye nuko icyiza wowe n'umugabo wawe mwagumana, kubera ko wowe uramukunda kandi nawe aragukunda, ikindi murakundana cyane. Luna amaze kumva ukuntu abavandimwe bamwitayeho kandi bari gushaka kugira ngo yishime ku byo ashaka kugeraho, akabashimira cyane. Muri ako kanya Cassie nawe agatangira kumwegera gake gake akamuhereza ururabo rw'urukundo, yarangiza agapfukama akamusaba yuko babana. Maze Violet akamubwira ati vuga yego yego, maze Luna akavuga ati yes. Maze Violet na Scarlett bagakoma amashyi bishimye cyane, maze Luna akegera Cassie akamuhobera, n'abavandimwe bagahoberana cyane. Akaba ari n'aha dusoje agafilime kacu kakaba kitwaga Abavandimwe Batatu. Mwakoze cyane mwe twabanye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo wako, naho ubutaha.